Wa mugabo we, niba udafata umwanya ngo wicarane n'umugore wawe muganire, iyo nkingi yo kuganira urayangiza. Urugo rwawe nirusenyuka uzamenye ko uzaba ubifitemo uruhare, kuko kutaganira biri mu bintu bikunda gusenya iki? Ingo. Buriya ga umugore wawe ntabwo yakugirira icyizere mutaganira, umugabo wawe ntabwo yakugirira icyizere mutaganira. Ibiganira mu rugo, nta kintu buriya kiba gikenewe mu buzima mu rugo nko kuganira. Ibintu byose muba mugomba kubiganiraho, mukabijyaho inama, bityo bigatuma muhuza neza imirongo y'ibyo mukeneye. Hari abantu rero baba barigize buriya wa mugabo we, wa mugore we, niba utabonera umwanya umugabo wawe kugira ngo muganire, umenye ngo iyo nkingi urayangiza, ntabwo byubaka. Hari abo usanga nanone hari abagore nabo baba barigize ba ntibindeba, bakumva ko batagomba kuganira n'umugabo. Bakunzi bacu ndabasuhuje cyane, mugira amahoro, turabakunda cyane kuko duhora tubibabwira, tubafite ku mutima, muri inshuti nziza kandi muri inshuti z'umumaro. Umuntu wese ufata umwanya we akandika komenti cyangwa se agakora like cyangwa se agakanda kuri subscribe, uwo muntu ni inshuti nziza kandi uwo muntu ni inshuti yacu, ni ikigaragaza ko aba adushyigikiye. Nawe rero niba udushyigikiye, gerageza ukande subscribe, uduhe komenti ushaka kuduha igitekerezo, wandike muri komenti ushaka kutubwira ingingo twazaganiraho kugira ngo tuyisakaze muri bagenzi bacu cyangwa se mu muryango nyarwanda. Wayandika muri komenti, hanyuma noneho natwe nyine tukayisesengura, tukayinoza neza, ubundi tukayitangariza abanyarwanda, tukayitangariza abantu bakunda ibiganiro byacu bakabyumva. Bene data rero bari hirya no hino ku isi, abantu bari i Burayi, ku mugabane w'i Burayi, abantu bari ku mugabane wa Amerika, abantu bari ku mugabane wa Aziya, hari n'abandi bari muri Australia, mwese turabasuhuje, tubifurije amahoro y'Imana, tubifurije umugisha w'Imana, ukomeze ubasendereho mu byo mukora byose, mu byo murimo byose, umugisha w'Imana nubasendereho rwose. Tubifurije kugubwa neza nk'uko dukurikira. Buriya kudukurikira ni inkunga ya mbere muba muduteye, noneho mwakanda subscribe, mukaba mukoze ikintu noneho cy'indashyikirwa. Imana yo mu ijuru ikomeze ibahe umugisha. Muri kumwe rero na Aime Moise, nk'ibisanzwe inshuti yanyu mukunda, muhora muganira ku bijyanye n'umuryango. Uyu munsi rero, nifuje ko tuganira ku nkingi zubaka umuryango ugakomera. Inkingi zubaka umuryango, umuryango wubakiye ku nkingi nyinshi, ariko uyu munsi nahisemo ko tuganira ku nkingi imwe, izindi tuzaba tugenda tuziganiraho uko tuzajya tugenda tubona umwanya wo kuganira neza. Ubwo rero uyu munsi tugiye kuganira ku nkingi imwe, inkingi yitwa kuganira. Inkingi yitwa kuganira mu rugo, nta kintu buriya kiba gikenewe mu buzima mu rugo nko kuganira. Buriya wa mugabo we, wa mugore we, niba utabonera umwanya umugabo wawe kugira ngo muganire, umenye ngo iyo nkingi urayangiza. Wa mugabo we, niba udafata umwanya ngo wicarane n'umugore wawe muganire, iyo nkingi yo kuganira urayangiza. Urugo rwawe nirusenyuka uzamenye ko uzaba ubifitemo uruhare, kuko kutaganira biri mu bintu bikunda gusenya iki? Ingo. Buriya ga umugore wawe ntabwo yakugirira icyizere mutaganira, umugabo wawe ntabwo yakugirira icyizere mutaganira. Ibintu byose muba mugomba kubiganiraho, mukabijyaho inama, bityo bigatuma muhuza neza imirongo y'ibyo mukeneye. Hari abantu rero baba barigize ba ntare, adashobora kuganira ngo n'umugore we, umugabo akaba ari aho ngaho atabasha gufata umwanya ngo aganire n'umugore we. Ibyo bintu rwose ntabwo byubaka. Hari abo usanga nanone hari abagore nabo baba barigize ba ntibindeba, bakumva ko batagomba kuganira
n'umugabo, burya ikintu cya mbere mu buzima mu rugo ni ukuganira. Igihe cyose mudafata umwanya ngo muganire, mumenye ngo ibintu byanyu byubakiye ku musenyi. Ibintu byanyu biba byubakiye ku musenyi, ikintu cyose burya kije mu rugo biba bisaba ngo mukiganireho. Uyu munsi rero ndumva nshaka kwihanangiriza ba bantu badaha agaciro ikiganiro kiba hagati y'umugabo n'umugore. Nanone hari ikindi kintu abantu batajya babasha gusobanukirwa. Nanone kuganira nabwo kugira igihe cyo kuganira. Nk'umugore aba agomba kuganira n'umugabo, ariko aba agomba kumenya igihe cyiza, igihe cyiza cyo kuganira n'umugabo we, igihe cyiza cyo kuganira n'umugabo we, igihe cyiza cyo kumubwira ibitekerezo. N'umugabo kandi aba agomba kumenya igihe cyiza cyo kuganira n'umugore we. Burya nuzana ikiganiro cy'ingenzi muri famiye yawe cyangwa se mu rugo rwawe, ukakizana mu gihe kitari cyo, bizarangira cya kiganiro kitagenze neza, nta n'umumaro gitanze, bizarangira nta n'agaciro kigize, kuko utigeze umenya igihe cyo kugira gute, cyo kuganira n'umupariteneri wawe cyangwa se n'umuntu mufatanije urugendo rw'ubuzima. Buriya umugabo n'umugore baba bafatanije ubuzima, bafatanije urugendo rw'ubuzima, kandi urwo rugendo ni urugendo burya umuntu atabasha kwibashisha wenyine. Niyo mpamvu rero bantu banjye, inshuti zanjye, bantu munkurikiye mwese muzareba iki kiganiro, ndabinginze rwose, iyo nkingi yitwa kuganira mu rugo muyubake ikomere, muzamure ibendera ryayo, ubundi murebe ngo urugo rwanyu ruragira gute, rurakomera. Burya iyo mukunda kuganira n'abadayimoni babandi banyura mu bandi bantu ntabwo babona ahantu babanyura bashaka kubavangavanga, kubera kuko niba mufata umwanya nyine mukaganira neza, mukicara neza, mugahuza ibitekerezo, mukajya inama nk'abantu bafatanyije urugendo rw'ubuzima, ni ibintu bibafasha, ni ibintu bituma igihe cyose muba muri kumwe, ni ibintu bituma ibitekerezo byanyu biba birihuye neza, ni ibintu bituma buri muntu wese yiyumvamo mugenzi we. Ikibazo cyose uwo mubana yagira, ibyiza ni ukukiganiraho, reka kumujajinga. Niba umugabo wawe hari ikintu yakoze runaka, ntabwo bikwiye guhita umujajinga, ahubwo banza umuganirize neza utuje, umenye n'impamvu yaba yaguye muri ayo makosa. Wenda ujye wabona, hari abantu benshi cyane wenda ushobora kubona nk'umugore we yaguye mu makosa, aho kugira ngo amwegere baganire ku makosa yabaye, amenye n'impamvu wenda ayo makosa yakoze, kuko umugore ashobora gukora amakosa bitewe n'impamvu, umugabo ashobora gukora amakosa bitewe n'impamvu, ntabwo atateguye kubikora. Ariko birakwiye ko rero umuti atari uko muri burwane, umuti atari uko uri bushihure mugenzi wawe, ahubwo umuti ni uko mwicara mukaganira kuri cya kintu cyabaye, mukamenya n'impamvu n'aho cyaturutse, noneho mukagishakira igisubizo muri kumwe. Iyo mugishakira igisubizo muri kumwe murakibona, ariko nudafata umwanya ngo wicarane n'umuntu wawe muganire ku kibazo runaka cyabaye, ni ukuri kizabateza ingorane, kibateze ibibazo. Ubwo rero iyo nkingi yitwa kuganira mu rugo irakenewe. Abantu bataganira byanze bikunze babana nabi, abantu badafata umwanya wo kuganira byanze bikunze ntabwo bahuza ibitekerezo, abantu badafata umwanya wo kuganira nta nubwo bagira iterambere, n'iyo iterambere rije usanga ari iry'umuntu umwe atari irya rusange, kubera ko batajya bagira umwanya wo kuganira. Abantu bataganira nibo usanga bahishanya amabanga, ugasanga umugabo ngo hari amabanga agira umugore atazi, ugasanga ngo umugabo hari amabanga agira umugabo atazi. Kandi akenshi na kenshi iyo umugore afite amabanga umugabo atazi, cyangwa umugabo afite amabanga umugore we atazi, byanze bikunze ya mabanga hari igihe aturika, kandi iyo aturitse aturikana ikintu kiremereye, cya kintu gishobora gusenya urugo. Bantu banjye rero, ikintu cyitwa kuganira ni ikintu cy'ingenzi gikenewe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Akazi kose wakora
imirimo yose wakora. Jya ufata umwanya iminota 30 wicare n'umugabo wawe muganire, wicare n'umugore wawe muganire. Kandi mu kuganira gerageza rwose muganire mutuje, niyo haba habayeho amakosa. Ijambo ry'Imana niryo rijya ritubwira ko abagore bagomba kuganukira abagabo babo n'abagabo bagomba gukunda abagore babo. Itegeko rya leta ryo rivuga ko umugabo n'umugore bagomba kubana mu mutuzo n'umutekano. Ibyo bintu rero tugomba kubyubaha byose, yaba Bibiliya yaba ibyo leta idusaba. Mu kintu kizadufasha rero kubyubahiriza neza, kuganira nacyo kiri mu bintu bya mbere bikenewe mu rugo. Muba mugomba kuganira ku bibazo byose, mukaganira ku bibazo by'abana, mukaganira ku bibazo by'akazi mukora, mukaganira ku bibazo by'imibereho mufite, yewe mukaganira kuri iterambere ryanyu. Umugore agashimisha umugabo we mu biganiro, umugabo agashimisha umugore we mu biganiro, mukabana neza. Mu by'ukuri nimubigerageza, njyewe muzabigerageze, noneho muzaze mumbwire, muzanyandikire muri komanteri mumbwire ko njyewe nabashutse. Niba mugira ngo ndababeshya, ntabwo mbabeshya. Kuganira ni ibintu bikenewe mu rugo. Nuganiriza uwo mubana kandi ukamuganiriza, nacyo kiba ari ikimenyetso kimwe kigaragaza ko wa muntu umwubaha, kandi ko unamukunda, kandi ko unamuha agaciro. Ni uko uzamuhereza umwanya mukaganira. Abantu rero mutajya muhereza abadamu banyu umwanya, abantu rero mudahereza abagabo banyu umwanya ngo muganire, mumenye ngo rwose muri gutema ishami muryicayeho. Kandi umuntu iyo atema ishami aryicayeho, urumva nawe nyine rya cami iyo ricitse, urumva nawe nyine uko bigenda. Amaherezo ni ukugwa hasi, kandi iyo uguye nyine uravunika, uranasandara, kuko ubuzima ni bugufiya. Ariko birakwiriye ko uwo mubana niwe uzagutangira ubuhamya igihe cyose. Uwo mubana niwe ugutangira ubuhamya, niwe uvuga ubwiza bwawe. Ariko niba utagiye umuhereza umwanya ngo muganire, ntuzigera umumenya. Niba kandi nawe ataguha umwanya ngo muganire, nawe ntazigera akumenya. Ni hahandi mubana mukamarana imyaka myinshi ntawe uzi undi, ntawe uzi icyo mugenzi we akunda, ntawe uzi icyo mugenzi we atekereza, ntawe uzi icyo mugenzi we aha agaciro. Ugasanga nyine mubanye ku miguruko gusa. Ariko igikwiye rero nimuganira, burya uwo muganiriye umwanya munini, byanze bikunze uramumenya, ukamenya ibyo akunda, ukamenya n'ibyo atekereza, ukamenya n'imishinga ye afite. N'imishinga afite urayimenya, ukamenya aho uhera uyishyigikira. N'iyo muganiriye n'umuntu, mu kinyarwanda bajya baca umugani ngo umutwe umwe wifasha gusa. Ariko burya umujyanama wa mbere ni uwo mubana. Umujyanama wa mbere wakugira inama, ubuzima bukagenda. Umujyanama wa mbere wakugira inama, agatuma ibintu mu iterambere ryanyu rijya mbere, ni uwo mubana. Igihe utazaha agaciro inama z'uwo mubana, umenye ko abandi inama bazakugira zizakuroha. Ariko burya uwo mubana yakugira inama, yo mwicaye mukaganira, mukajya inama y'uburyo mwubaka ubuzima bwanyu, n'iterambere riraza, amafaranga murayabona, ubuzima bukagenda neza. Abana bagakura neza. Abana bagakura babona ababyeyi babo bishimanye, abana bagakura babona ababyeyi babo banezerewe, kubera ibinezaneza biva mu kiganiro cyanyu mwebwe ababyeyi mwagize gute, mwagize. Murakoze rero, ndabashimiye. Mukomeze mukande subscribe, mudushyigikire. Iyi channel yacu itanga impuguro ku miryango myinshi. Hari abantu banumva baduhamagara batubwira ko badukurikira, badushyigikira. Ni ukuvuga ngo ubu bujyanama tuba turi gutanga ku miryango ni ubujyanama buzagufasha mu buzima. Muhere kuri icyo kintu cyo kuganira, ibindi nazo izindi nkingi zagenda nzishyiraho inkingi, nzishyiraho. Mwebwe mukande subscribe, mutange na komanteri, tubone ko tuba turi kumwe. Burya umuntu wandika komanteri kuri iyi channel yacu aba agaragaza ko turi kumwe. Mukande like, mutwereke ko mubikunze, ko tutari kuvugira ubusa. Kandi ibi bintu bizadufasha mu buzima, bizaduha icyerekezo cyiza cyo kubaka ubuzima bwacu neza, no kubaka imiryango yacu
neza. Ibiganiro byacu rero nakagaruka, mugire amahoro y'Imana, murakoze.